Murakoze, iri ni isoko rya kijyambere rya Gisenyi riri kwerekeza ku musozo nk'uko mwabibonye. Ubu turi gukora imirimo ya nyuma yo gutunganya parikingi no gukora waste treatment plant. Ubu rero tukaba twaranatangiye imyiteguro yo kubaka icyiciro cya kabiri cy'iri soko. Nk'uko mubibona kiriya kibanza cyo hasi gifite metero kare 734, akaba ariryo rizahita rikurikira iri ngiri, kandi ryo tuzarikora twubaka amanivo menshi, ariko inyigo ntabwo yari yasohoka, ku buryo rizaba ari isoko naryo rinini rizaryunganira iri ngiri. Nkaba numva rero ari uko twiteguye. Iri soko turifuza ko bizagera mu kwezi kwa 12 tumaze kwitegura neza imyiteguro yose, noneho nyuma y'ukwezi kwa 12 tugatangira kubaka. Iri ngiri ryo muteganya ko rizataha ryari? Iri ngiri ndavuga turi iri soko rwiyemezamirimo arimo arasoza, ariko turifuza ko ukwezi kwa 7 kuzarangirana n'imirimo yose n'imyiteguro yose, harimo no gushyiramo abacuruzi, kwimuriramo iri soko n'abandi. Ubu turi mu gushaka rwiyemezamirimo wo kudufasha gucunga icyo gikorwa, kwakira abantu, kubaha ibibanza muri iri soko, ku buryo nabyo bizaba byarangije gushyirwa mu bikorwa naho tukabona kuri